ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri Dushime Films Entertainment tuguhaye ikaze. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuhinzi cyangwa se uwo bita best amakuru yawe. Ni meza. Uyu munsi twagusuye twagusanze mu myaka yawe. Uyu munsi radutegera umushogoro n'ibyo bita imiteja. Ndabona ibigori byo bitari byera. Cyane naje kureba rero urabona ntabwo birera umushogoro cyo kuza murawubona naha n'imiteja iriho. Nkuko mubibona uyu munsi twasuye umuhinzi bimwita Besto. Umuhinzi ni umuhinzi wo muri Masaka. Ariko uyu munsi aradutegera umushogoro ntari kabisa. Ntabwo tubana tutari umushogoro urabyumva ute? Nta kibazo rwose. Umushogoro turarara turiye. Umushogoro rwose. Nimushaka ndabaho n'amateke. N'imiteja. Oya ndabatekera umushogoro n'amateke. Aha. Nkuko mubyumva rero aremera kutwakira uyu munsi rero. Harashya nkuko mubibona. Nguyu rero nkuko musanzwe reka wenda atwibwire. Besto ibwira abadukurikiye wikunama kuko ubu ngo wagiye gucya nkuko ubibona. Ibwira abadukurikiye uwo uriwe. Afite isoni nkuko gusa kamutinyure. Iriya ni kamera ya Dushime Films Entertainment. Turagira ngo wibwira abadukurikirana. Ibwira abadukurikirana. Mbabwira iki se? Kubwira nyine abakunzi ba Dushime Films Entertainment babwire uburyo imyaka yawe ihingamo, uburyo wateye intambwe yo kujya mu buhinzi kandi twatukoze nk'umuririmbyi w'umustar bita Besto. Tubwire uburyo yagiye mu buhinzi. Ariko se si ibintu bisanzwe koko ndekuraho. Ndekura ikoreshwa we cyane. Oya humura. Ibi ni ibihe bidasanzwe nk'uko nguko wenda channel cyangwa se televiziyo ya Dushime Films Entertainment tuba twasuye nk'abahinzi nk'abangaba tuba tugira ngo tubateze imbere nk'uko mubibona. Uyu munsi rero twanakohereza n'umuhinzi cyangwa se umukozi akaza akaguhingira ku buntu. Twe niko dukora cyangwa se nkatwe nk'ishira hamwe tukaguhingira ku buntu nta kibazo. Nta kibazo twese turabizi. None se wajya utariye? Nari mvuze ngo wajya utakoze. Wibeshya aruvuze ngo warya utariye. Aha ngansubiza. Urabona twajya tutakoze. Nyine mwege mukora ibintu nk'ibi byo kugenda mufata abantu record. Tuba twanariye. Muna bakamera. Hanyuma mugashyira kuri YouTube mukahera ko mubona amafaranga. Niyo mpamvu tuba twaje kugusura urumva. Niyo mpamvu tuba twaje kugusura. Imyaka yanjye toshye. Imyaka yawe turabibonera toshye ariko nyine tubwira uburyo nyine ubigenza. Imvura iragwa. Imvura yari yarabuze. Imvura yarabuze biri kuma birumba mwa. Ariko turabona ibishyimbo n'ibigori bimeze neza. Amateke namwe murabibona bari kuri kamera hariya murabibona ko ibishyimbo bimeze neza byose cyane. Ariko wowe turagira ngo utubwire uburyo wateye intambwe ukaza mu buhinzi. Umuhinzi rero ni ikintu gikomeye cyane gitunze benshi nko mu gihugu cyose mu isi yose. Ni ibintu by'ibihingwa, ibintu byo kurya nibyo bidutunze namwe murabibona. Ntago wanywa amazi gusa kameme ngo ugiye kuryama yakwica nawe ubwawe. Ahubwo tubwire uburyo wateye intambwe ukajya mu buhinzi. Nuko wabonagamo amafaranga menshi? Oya, nyine nuko nabonaga. Narebye mbona ibintu byarakaze. Uri natangiye guhinga muri corona. Muri covid. Umuntu akajya atangira yiharika akantu gato akantu gato nyine birangira umuntu yaguye kuko iyo amaze guhinga bya bishyimbo bikera ibyo asariye magira ibyo azigama azenga igihembwe gikurikire akagira n'ibyo akuramo amafaranga. Nk'uko mubibona twakoze urugendo shuri twaje kwiga uburyo umuhingamo imyaka ikera ikazamuka ndetse tuzaza kugusura nanone wageze mu aho bita mu guhura ibishyimbo niko babyita. Babyita mu guhura? Oya byita gusarura ntago babyita mu guhura. Twebwe tuzagaruka mu gusarura. Hari ikibazo? Oya ntacyo. Utwereke uburyo kujya imyaka ikura nk'uko nguko twagusubira murabona ko ikiri hasi, ibigori biracyari hasi cyane ariko turagira ngo tuzaze kugusura ibimaze kwera utwokereze n'ikigori by the way. Muzaza ahubwo ibishyimbo ni byera muzaza n'ibigori. Ariko rwose urasa neza cyane. Imana ishobora kuba yaraguhaye byinshi byiza unashimira Imana. Imana ndayishimira cyane. Imana yagukoreye iki?
byinshi byiza cyane. wowe mu bwawe utugarutseho uravuga ati ibi ngibi wabitangiye guhinga muri covid, ni kubera iki wabitangiye muri covid? Muri covid urabona nta hantu umuntu yari akijya, niyo wabaga ukora n'icyo kiyede ntiwari ukikibona, hari ibishyimbo bikeya, ndavuga nti ko hari umurima akabisuka utuntu twose hari udushyimbo dukeya watangira nuhinga ko twenda twazabyara ibishyimbo byinshi. Nyine ndavuga ati ndabikora, mfata isuka nkajya mbyuka bakanseka kubera bari banzi nk'umuntu w'umunebwe, ngenda nkahinga nkataha mbanza kurima, ubukurikiyeho nkajya imvura yawe nkajya gusanza nkatera ibishyimbo. Urumva ni inzira ndende waciyemo. Ibishyimbo bimari nyine bitwara umwanya. Nk'uko mubibona ni hegitari nini, ni hegitari ni isambu, ubwo ni umurima munini koko. Nk'uko mubibona ni umurima munini. Urumva umuntu watangiye muri covid hari aho yavuye n'ahageze. Murabona ngire ngo nanasarura azasarura ikintu cyinshi cyane cyangwa se ibintu byinshi ku buryo azanapakiza n'amamodoka. Iyi ni intambwe ikomeye cyane nk'umuntu w'umuhinzi aba yarateye akavuga ati reka, urabona twari mu bihe bidasanzwe ariko ugasanga abenshi bibereye mu rugo, ariko wibuke ko umuhinzi batigeze bamukumira ngo agume mu rugo. Icyo kintu wowe ukibuka icyo gihe urumva ko yatekereje kure, aravuga ati nta kandi kazi nakora, ariko ubona ikiyede cyanze aravuga ati reka mfate isuka njye guhinga, kuko yari afite n'aho guhinga. Icyo ni ikintu yakoze gikomeye cyane, nawe ubwawe ushobora kwigiraho ukavuga ati nimba akazi mu mujyi kanze, reka njye mu cyaro njye guhinga ibirayi cyangwa se njye guhinga urutoki, nabyo bibyara amafaranga. Kuko urabona ntago wajyamo utariye, ntago wakora ikisi, ntago wajya gukina umupira utariye, ni ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu rero uyu muntu yatekereje ikintu cyiza, nawe ubwawe wagikora kikakugirira umumaro. Besto, turacyaganira turagira ngo ugire inama abantu bajya mu rugo bakaryama cyangwa se bakirirwa bakatakata mu makaritsiye, kandi bafite imbaraga zo gukora, bafite imbaraga zo guhinga, bahinga ibitoki, bahinga ibiki, byose ni ibintu bishobora kumuzamura bikamuteza imbere. Nuko yaba afite isambu, adafite isambu byamusaba inzira ndende yo guhiga amafaranga, abona uko agura umurima wo guhinga n'ibyo byose umubwira. Uvuze ikintu bita isambu, kandi turibuka ko muri covid watubwiye ko wakoraga ikiyede ariko ukabona kiranze kubera kiguma mu rugo. Icyo gihe imyubakire ntago yari iri gukorwa, namwe murabizi imyubakire baba bayihagaritse, ibi kimwe cyose bagihagaritse, nta kazi na kamwe kari gukorwa usibye abacuruzi bo mu isoko kujya guhaha, nicyo kintu cyakoraga. Ariko icyo gihe uyu nguyu we yahise afata isuka ajya guhinga, kandi twari tumubajije ngo yagira iyihe nama abantu wenda birwa bakatakata muri karitsiye cyangwa se bakajya mu buriri bakaryama kandi hari imirimo itandukanye yo guhinga. Agaruka ku kindi kibazo avuga ati nanone ntago wajya guhinga nta sambu ufite cyangwa ntaho guhinga ufite, ntago wajya guhinga uwo abandi bakuvunira umuheto. Icyo ni ikirashoboka, bakuvunira umuheto icyo kintu. None se icyo kintu ngiye kukubaza, icyo gihe nawe muri covid wari ufite isambu yo guhingamo? Twingiye isambu yari ihari, niyo mpamvu bitansabye inzira ndende, uhita ufata umwanzuro ujya guhinga. Ubu se nk'ubu nkanjye urabona ntago guhinga mbizi, ndamutse nkuganye ukanyigisha guhinga wabyemera? Nabyemera rwose, nta kibazo. Nta kiguzi wansaba? nta kimwe rwose. Murumva ko ari byiza. Ese buri muntu wese atari nanjye, umuntu wese wamwemerera akaza guhinga, akaza kugufasha guhinga ukamwigisha guhinga? Ahubwo ba mbere muzaze mbigishe gutabira amayogi no kumara ubwiri mu murima. Uburyo nyine wenda nimba umuntu yaza ukamwakira nyine ukamwigisha guhinga kimwe cyose, atari nanjye wenda hakaza n'undi akugana ukamwereka wenda uburyo bashobora guhingamo nk'imyaka itunze abantu benshi cyane ku isi. Ubundi ukorera iyo televiziyo? Nkorera iyo bita Dushimento Films Entertainment. None se ubwiye ni televiziyo? Ni televiziyo kuko urabona icaho ibiganiro tuba twakoze bya buri munsi. Entertainment bisobanura muri rubanda, nyine ibintu byose biri muri rubanda bigomba guca. Ntabwo nize. Ntabwo wize? Ngo nuvuga ngo uri umuhinzi? Ndi umuhinzi gusa, nyine n'umuhinzi ni umwuga, nta kibazo. Nuko mubyeyi uyu ni umuhinzi, nkuko wumvise abivuga, ni umuhinzi. Ibintu byo wenda byo muri social media ntago aba abikeneye cyane. Uyu ni umuhinzi mu buzima busanzwe, niyo mpamvu wenda ushobora kumubwira ibintu bitandukanye ntabisobanukirwe, ariko umubwiye ngo igishyimbo bagitera gute, mugenzi wanjye yakubwira buri kimwe, yakubwira details zose, akakubwira ati iteke rihingwa gute.
nk'uko mubibona iki ni ikigori. Iki kigori rero ugiye umubajije ngo kuva hasi mu butaka kugira kigezemo hagati gitangiye guheka kugeza cyumye yakubwira everything, buri kimwe cyose. Niyo mpamvu rero ibintu bisanzwe byo ntago wabimubaza ngo abigusubize. Icyo ni ikintu cyo atwibwiriye. Ikindi twagiraga ngo tuzamukane ajye kutwereka mu rugo iwe. Yatubwiye ko hari ibikoresho bitandukanye, atwereke n'uburyo ahingamo. Twagiye no kugenda nyine gusa. Kameramani dukomeze kata hepfo. Kata hepfo, komeza. Nkuko mubyumva twakoze urugendo shuri, twebwe twaturutse aho bita Inyagasambu tuje gusura umuntu wani Masaka ngo atwereke uburyo akoramo urugendo shawa wiseya bamwansiye burumva bisekeje. Ntabwo bisekeje bamwansiye burumva bisekeje, ahubwo mwanzaniye icyaka sawa nyamakuru mwebwe abantu bakorera televiziyo nta nubwo mugira ikintu muzanira umuntu. Twebwe urabizi ni bya bintu nyumva bitanga na amajwi. Hano tugufitiye akabombo tubyereka hano muri kamera. Hano dufite akabombo murakabona, niko tugiye kumuhereza, niko twakuye Inyagasambu turamuzanira kugira ngo agire ibihe byiza hamwe natwe. Nkuko ubona twe turaseka turishimye, ariko nawe ni umuntu usabana cyane, ni ibintu byiza cyane. Niyo mpamvu tugiye kuguha kano kabombo. Usuzanye kamwe ni kamwe konyine kaguhaza. Namudabera kagarukaza umuntu. Niyori komeza uze. Nta mpamvu yo guhagarira ari kuko turacyakomeje. Turacyagiye mu rugo. Niyori waje mani tukagenda. Rano umunyamakuru wa Dushimento Films Entertainment, ako turabona ko adashaka kugenda. Tebuka mani tugende. Tebuka wowe. Ariko genda nk'akanyamasyo. Abajya rero bamanuka ahantu mu ishyamba. N'ubundi ni hafi y'amazi. Ahantu nyote n'ubundi ikigaragara kiri umuhinzi. Ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri Dushimento Films Entertainment, tuguhaye ikaze. Uyu munsi rero turi kumwe n'uwo bita Besto, nkuko bisanzwe umunsi ku munsi ni episode. Niyo Besto uritari. Mbiranye. Ko tubona utameze neza. Meze neza. Wariye? Ese iriya bombo y'icumi wanjye niba ari wowe yaguhaza. Ntago wariye bombo? Ese bombo ni ibiryo. Ushaka iki? Ushaka ibiryo? Turaguha ibiryo. Biryo. Reba ari kuri kamera abadukurikiye bakubone neza. Uyu ni wa Besto dusanzwe dukorana umunsi ku munsi episode. Umunsi twamugaruye rero murabona ko turi mu mashyamba, ari umuyaga mwinshi koko, ahubwo uranadutwara. Ariko nseberezi iwacu ngo hari umuyaga n'agasoni. Oya ntabwo turi kwasebya mubyeyi. Nakase mubyeyi bicundi mwegeraga mukeneye ubungu b'igiti. Aya nta mpamvu yo kudukubita kubera ko ntago wakubita abashitsi. Abashyitsi ye bitwaye naburi abahanada, none se wabashyitsi baba batari kugira inoza. Batari kugira iki? Inoza. Tubwire. Batari kugira iki? Ariko se wanditse. Abashyitsi banyu mukubita abashyitsi. Iwaje abashyitsi bagomba kuzakitwara neza nyine bakamenya ko ari abashyitsi. Bari ako badukurikiye bakurebe. Niko ukiri kukunda kubatera umugongo. Semane kukiri kubana ibigori kandi uri kumbwira ngo ninde abadukurikiye. Ni ukuvuga ngo twebwe turi abanyamakuru ba Dushimento Films Entertainment. Kandi buri gihe nuko ujya uhora umbwira ngo nimba ari duti. Dushimento Films Entertainment. Duki? Dushimento Films Entertainment. Dushimento Intimate. Dushimento Films Entertainment. Dushimento Ifimoti. Hoya. Dushimento Films Entertainment. Kumbe mukina filimi. Dushimento Films Entertainment. Ariko se mana yanjye we. None se simwitwa ngo Dushime to Fimo. Oya bivuge neza. Dushimento Films Entertainment. Aho se mana yanjye. Jana ni ibintu ibizina byanyu birakomeye. Ngafite bireke. Reka tubyihorere rwose. Urishimye? Kuko bivuga byanze ngo nimba ari Dushimento. Urishimye ko tubiretse? Dushimento Films Entertainment. Ikindi gihe nzabyitoza we nzagaruka narabimenye. Ariko ubundi uba wariye?
nariye nyine Wariye iki? narasigaje wari iki nari iki Eh. ntabwo nakubwira ibintu nariye sha utansaba nk'uko mubibona ngo ntagashaka ko tumusaba kandi yariye bombo yonyine twamuzaniye tuvuye i Nyagasambu Nyagasambu rirarema Nyagasambu ntabwo rirema ntabwo ryarusha iry'amasaka we ubundi twebwe nk'uko mubibona njye iwacu bwite mvuka mu kabuga ka Mushi ariko tukaba dukorera i Nyagasambu twavuye i Nyagasambu rero tuje gusura umuhinzi ariko yatuzanye mu mashyamba mwihangane n'amashyamba ariko barayahinga wibuke by the way ashaka kurira igiti iki giti nk'uko mukireba arababeshya uyu nguyu yurira igiti like manke yurira igiti nk'inkende no uhimbeshya bayababwiza ukuri ntabwo nurira ibiti oya bereke impano yawe genda hinga ntabwo nurira ibiti oya twereke impano yawe oya iki giti nk'uko mukireba uyu musista cyangwa se besto yurira igiti nk'inkende ku buryo ashobora kurira akagera mu bushorishori agasimbukira ku kindi giti kiri iruhande rwayo babwiza ukuri urabeshya arababeshya oya babwiza ukuri bigori mwe ndabona mwe mu nkuriki arababeshya ngira ngo nurira ushaka kwita abafana bacu ngo ni ibigori nose ko ari ibigori ndi kubona gusa reba bagufashe n'imyenge reba dore reba n'iminyinya do n'inturusu nose ko ari abantu ndi kubona muri kugira ngo nzire nta bantu bahari oya ni ukuvuga ngo abafana nakubwiraga abantu badukurikiye n'abantu badukurikira kuri mu buryo bw'ikoranabuhanga ushobora kuba ufite smartphone telefone ni telefone igendanwa imwe batacinga yego ko mara yanjye ni ukuvuga ngo ushobora kuba uyifite ukajya ku rubuga bita YouTube ku rubuga bita YouTube cyangwa se YouTube ukajyaho ukandikamo Documento Films Entertainment ugahita ubona ibiganiro byose dukora none se byananiye kubivuga ubwo kubyandika byo nabishobora nakubwiye ko ntize nawe ntukandenganye uze gushaka ahantu byandika sibyo ndabyandika ndetse kandi ntarize kwandika YouTube ukandikamo ugahita wandikamo Documento Films Entertainment uhita ubona ibiganiro byose dukora iby'ubuhinzi iby'aborozi iby'abatwara imodoka bose tuba twabishyizeho kuri iyo platform yacu ego jabanje gisana imvura igiye kugwa oya humura none se sikigwa kubera ko uri umuhinzi nta kigenze wenda nimba ufite ubwo banga ibiti biranyerera kurira bikakunanira shari concept oya humura ntago sebya mu gihe turi kuvuga ibyo watweretse kandi urabizi ko umunsi umwe wabitweretse oya arambeshyera ndakubeshyera nanjye bambwiye ngo bakwitande banyita Documento kumbe ni naho witwa ni Documento nkaba nkorera company bita Documento Films Entertainment iyo ni company se ni company ikora mwazama akazi se urabishoboye se none se nahagerageza none se ubundi hajya mukora ibiki dukora ibintu bya film making ni ibiki mu bintu dukora harimo amafilime ibiganiro bitandukanye documentaire ibintu nk'ibyo byane tugahuza njye najya nkora iki njyebwe najya nkora iki ubwo nyine wowe waza kudusaba akazi utubwira n'ibyo washobora nyine mwambwira ibirimo nkumva ibyo nashobora hari ukurira ibiti ntabwo nabishobora twereke ntabwo nashobora kurira igiti ni ukuvuga ngo mu mpano tugira cyangwa se mu bantu dukorana baba bafite impano zitandukanye hari ukurira igiti nk'inkende nk'uko tubikuzeho niyo mpamvu twaje kukureba twaturutse i Nyagasambu tuje kukureba ubwawe ushaka kuza kutugana muri Documento Films Entertainment ufite impano mfite y'ubuhinzi ibigori n'ibishyimbo n'amateke n'imyumbati n'ibiti imyumbati yose si ibiti n'imyembe kandi nacyo urumva ni igiti ariko ntabwo nzi kurira bino bintu zino biti babyita inturusi nyine bino biduha akayaga keza bigatuma tumererwa neza kabisa sinzi ukuntu mujya mubyita mu ndimi z'abanyamahanga ngo nimba ngari ngwiki babyita ibidukikije ibidukikije ndabizi ahubwo hari ukuntu mujya mubivuga mu bizina by'abanyabazungu si hajyamo ingwiki nyibutsa ibiti babyita forest kano kayaga kabyo air forest bakita air forest no umwuka mwiza bawita gutyo umwuka mwiza bawita
akerekana twe kujya kure uwo duhumeka rero iyo turi guhumeka umwuka mwiza wahitanga iki oxygen none se kare ako byakunaniye ariko ushobora kuba ntabyo waruzi ase reka mbabwire murumva neka dutagiye kureba ko hari ibishyimbo n'imyumbati byaraye mu nkono turye nawe ari abantu bawuvuze ngo badukurikiye babone ukuntu turya neza murakoze cyane kurya muturusha kurya mujya gute kebwe turicara nimba nk'ubu nambaye ipantaro ndagira mu rugo nyikure muri agashati nkatere nk'iriya mfata agatenge nkubite mu mabere ubundi nicare hasi mbirya ndajya amaparata abiri amaparata abiri yose nta umuntu musangiye none se murabona nabyibuha nariye ni mungore ufite umugabo ndamufite nyine murasangira se tasangira nyine nose nagiye njyenyine no kubanga ayo mapara abiri yose muyasangira n'umugabo umuntu ni ingunda murakoze cyane bakunze mudukurikiye umunsi ku munsi uyu munsi arabasezeye ati bye bye murakoze cyane mwibuke gukanda subscribe kuko subscribe ni ingenzi nk'umufana wacu kandi udukunda buri munsi ku munsi wakanda subscribe ugakanda share like and comment murakoze cyane bye bye shalom ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Dushime Films tuguhaye ikaze. Uyu munsi rero twagarukanye n'uwo bita Besto muzi nk'umuhinzi. Uyu munsi rero twagize ngo tuganire, twatugarutse nyine kumuganiriza nkuko namwe mubibona. Muraho neza? Muraho neza. Ariko ubundi wowe hano se nigiriye ubunkurikirana. Reba namba nigire mu ishyamba gushaka inkukrango cyane nangiye mu ishyamba kwisanzura ukankurikira nangiye mu murima guhinga ukankurikira bite byawe ubundi wowe hari umuntu wakuntumyeho waje gufata akayaga none ese mbaraje gufata akayaga ndeye imyaka yanjye none naje kwishakira udukwi none ndebera wankurikiranye nanone ubu ngubu koko ninde wakuntumyeho nkuko bivuze twagusanze urimo gutashya ese ucana ku nkwi nawe yego nyine se inaha hari bya binyabazungu bihaba ibi bita gaze ntayo ufite gaze se ni ibiki nimbabura ntayo uzi imbabura oya hano twicanira inkwi zonyine nkuko mubyumva hano haracyari hasi cyane mu iterambere ariko gusa uwo turi kumwe ni umusirimu uwo turi kumwe n'umusirimu ducana kuri gaze imbabura amakara kandi byose nzi kubicana nababeshya ariko gaze uyimenya ariko tuyivuze oya none se gaze nabwo imbabura umenya uko tubivuze imbabura se nigura 1000 urabizi ntabimenya none se mugiye nimba ngiye ntayo ndagura bivuze ko ntayicanaho nkuko mubyumva wa muntu ubujya arabeshya ubwiwe yaratubwiye ko atabizi ibintu by'ibinyabazungu ariko ubwiwe niba uri kubitwigisha ahubwo bigura ngahe imbabura igura ngahe 2 2 gaze sinakumbizi wa muntu ari inyoberanya koko wa muntu ntagasanzwe itonde tuganira ariko mba naje kugira ngo tuganire niyo mpamvu mba nakuganira kugira ngo umugabo wanjye burare amuzabwo nitanga umugabo wawe yitwa nde umugabo wanjye se ushaka kumenya amazina ye nakubwira sha ushaka kumenya amazina ye tazamurangira mushiki wa Kamuntwari mushiki wanjye ubwo ushatse kuba ko yaheze kwishiga yahezeho nyine none se ahubwo nasi ntirimba batakuntumye kugira umugabo wanjye afuye nkuko mubyumvise aravuze ngo mushiki wanjye ngo yaheze kwishiga ese nkamwe nk'amafana mwandangiye umugabo mushiki wanjye base musundi bwone warihezeho uzunkurikira buri gihe ahantu hose nigiriye ukaza nkurikirana babara cyane njye kwishakira naragukunze wagize ute naragukunze reka umbwire nge ndakwiyamye mbabarira mva impande oya nukuri nagukunze se bwakuti umuntu wagukunze oya genda ntago nshaka bantu bize ngo tahi wanjye hari tahi zinkobwa netahi ase mubyeyi wakwihanganye koko oya genda ntago mbishaka njye mfite umuntu nkunda ufite umuntu ugukunda yego nyine mva impande nanjye ndagukunda oya yinkunda ariko ntago mbishaka nanjye ndagukunda oya ariko mva inyuma nishakira inkwi njya kwitekera nkuko mubibona baratwirukanye koko baratwirukanye ngashaka gucana inkwi ngashaka gushaka inkwi zo gucana kandi uyu muntu koko nkuko mubibona uyu muntu ntago yoroshye uyu muntu ashobora kuba afite ubwenge budasanzwe nkuko twabibabwiye ubushize twamusanze ari guhinga twamusanze mu murima ni umuhinzi
ariko ubu ngubu tumusanze ngo yaje gutashya inkwi. Uyu muntu ashobora kuba agira ekonomi, ashobora kuba afite ubwenge buhambaye. Nk'uko mubibona arimo gutashya, arimo gushaka inkwi ngo agiye gucana. Gusa twakomoje ku bintu bya gaze, dusanga ni umuhanga koko, ni umuhanga. Gaze Mbabura arabizi, ahubwo bisa nk'aho ari kutubeshya. Nk'uko mubibona bari kutwirukana. Uretse ntabwo mushaka ko tuganira basi. Aya nimbajemo ibintu byo kunkunda rwose, bireke mutahe nimuzanagaruke. Ntabwo ushaka bagukunda? Do inzira ngira yabazanye. Ntabwo ushaka badukunda? Ntabwo bashaka. Tugende? Mugende murashaka iki? Nkagiye nkigira guteka. Wagira ngo tuganire. Tuganire iki? Ngambwira. Mbwira. Tuganire iki? Nunyegere. Nta kibazo, kanshyiremo metero. Dushyiremo metero imwe se ahubwo ahubwo reka dushyiremo nk'eshanu. Turagira ngo abadukurikiye batwumve neza. Aba bakurikiye ahubwo mbwira abangurikiye noneho ndabona ibibati, ndabona ibihurure. Ako wari ubizi ko umaze kuba umusitari? Umusitari si biki ko nta muteye amafaranga se? Cyane. Shyira hano ni tubwire konte yawe. Konte yanjye shyira kuri mobile money. Mumbabarire. Mobile money? Yego nyine. Tubwire nimero yawe. Ntayo mbabwiye. Mwishyire kuki mugeze muzana mutaye ninde ubaha nimero yanjye kugira mumenye ahantu mba. Mumbabarire. Umuntu yibahaye ngira yibahe mushira amafaranga. Kandi muzongeye kuza kunesha umutwe. Ngiye rwose ndabarambiwe. Fushi. Kameramani dutahe ndabona batwirukanye. Murakoze cyane. Uyu bamwita Besto. Besto cyanyikubitishwa. Ariko ndakwemera. Urankubise? Nkubita no buranye minyama. Uko mubibona uyu muntu yarakaye. Uyu muntu yarakaye. Murakoze cyane abadukurikiye. Bye bye. Shalom shalom. Ibihe byiza kuri wowe ko bimaze kugira ibihe byiza cyane. Hasta la vista.